twatangiriye hahandi twari tugeze. Mwibuke ko wa musore yari yagiye kureba abantu bashobora kuba babafasha cyangwa bashobora kuba babufasha. Yageze rero muri karitsiye, mwibuke ko yasanze abantu barimo kubica, barimo kubakorera ubw'agashinyaguro, abantu barimo gushya, abantu babatwitse, abantu babatemye, abantu babamaze. Hano gahunda yari ihari yari yo kwica ubwoko bw'abatutsi bose bugashira. Hano yaraje asanga abantu bose bashize, agahinda karamwica. Banze yari na karitsiye y'iwabo. Arebye ku ruhande abona hano hari umukobwa nawe uryamye bamwishe. Hano abantu bose, abantu bari babaye inyamaswa, Mbibutsa yuko iyi ni filime yakozwe bagendeye ku mateka yabaye mu Rwanda, amateka y'amahano yabaye mu Rwanda mu 1994 ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi yabaga. Hano yaraje, tugaruke aho yasize babana b'abakobwa. Hano imvura yatangiye kugwa. Nibuke ko none muri bano bakobwa harimo n'utwite. Imvura hano yatangiye kugwa, itangira kugwa, gutitira. Hano byabaga waratitiraga, hano imvura yarakunyagiraga, nuyumva utagira ngo hano no kubona ngo barimo gutitira. Ubwo babaga bafite hano yarababwiye, yaramubajije ati ese uratekereza ari bugaruke? Ati yego ndabizi neza ko ari bugaruke. Ati yagiye gushaka ubufasha, ndabizi neza yuko ari bugaruke. Ati rwose ari bugaruke. Hano ubwoba bwivanzemo kubaho nabi, bwivanzemo nyine byari ibihe bigoye, byari ibihe ko bakunda kubivuga, ibihe by'amaraso, ibihe by'icuraburindi, ibihe bibi byari bigoye cyane. Hano bakomeje barimo kwibaza kuri umusore ati ese kuko ari buze. Bakomeza ati rero ntabwo rero tugomba kuba twava hano. Ati ntabwo twava hano. Ati se urumva umeze gute? Undi azunguza umutwe, nyine hari ukuntu ubona, ukabona ibintu byakurenze, ukabona ibibazo byakurenze. Iyi ni intambara yabaye imyaka ishize itegurwa. Hari hashize igihe kinini itegurwa, kuko ntabwo ari ibintu byaje ngo bihurirane gutya, ahubwo byari byarateguwe kubona iyi mu gihugu kimwe abantu bo intambara ibera icyarimwe mu bice byose. Hano abantu batangiye rero guhunga, bava hirya no hino, abantu bahunga. Mwibuke ko uko babitubwiye, hano aba bantu berekezaga muri Uganda cyangwa bambukaga berekeza muri Uganda. Ubwo nyine n'ibindi bice byose abantu bambukaga bahunga. Nuko hano kuri ino filime turimo kureba, aba bahungira Uganda. Hano hari abakobwa bafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka tugende, bari bumvishe nyine abantu, barebye babona abantu barimo guhunga. Ati rero bano bantu nta kibazo, reka twabakurikira tukajya aho barimo kujya, kuko babonaga nyine ari abantu barimo guhunga kandi natwe turimo guhunga. Ati rero tugende tubakurikire, tujye ahantu barimo kujya. Ati tujye ahantu barimo kujya. Ati mubanguke twerekeze ahantu barimo kujya. Barangije barazamuka kugira ngo nabo bajye mu murongo w'ahantu barimo kujya. Mu murongo w'ahantu barimo kujya. Ibintu byari bigoye, uzi kwirukanka, uzi ko nta kintu wakoze urimo. Byari ibintu nyine bibabaje, biteye agahinda.
hano hari abo babonanye ni gutya wageraga gutya ugahura n'umuntu wawe ati meze gute, ati ntabwo meze neza, ati urabona ko iyi situation cyangwa ibintu he turimo ntabwo byoroshye, ati ese abandi bari he, ati bose bapfuye ni njye usigaye njyenyine, ati ihangane, ati ihangane, ati komera, ati rero use murimo kujya he, ati hirya hari urusengero batubwiye ngo niho hari amahoro, ati mwibuke ko hano abantu benshi bahungiraga mu nsengero, bagahungira mu nsengero, ariko amateka tubwira yuko no mu nsengero rwose abicanyi batatinye kwica abantu ngo batinye Imana, ngo bakomeje bica abantu kugeza naho hari abapadiri, abapasiteri bagiye batanga abantu babandi bagusengeshaga akaba aribo bagutanga, wa wundi wajyaga gusaba penitensi akaba ariwe ugutanga. Byari ibintu bibabaje bimwe bikomeye cyane. Hano babakaga rero inuzi indangamuntu, wasanga nta ndangamuntu ufite kugira ngo barebe ubwoko bwawe. Umva ahantu leta yari igeze, abantu bose bari bafite indangamuntu zirimo amoko. Hano bakwaka indangamuntu yawe babona nawe ifite kugira ngo bakagucisha ku ruhande bakagira. Bivuga ko n'abantu bicaga abantu babahuraga ubusa cyane, kuko impamvu warebaga abandi bantu ukareba abandi ni uko wamuzizaga nyine ubusa, kandi kuko wabonaga ari mugenzi wawe, izi kubona umuntu ukabona muhumeka kimwe, mugira kimwe, ariko ukifata ukamwica. Hano rero haje kuba intambara, barangije bahita bafata ba bantu bose babamanjiramo amasasu. Nyagasani, bose abahunga barahunga, abo barasa barabarasa. Hano interahamwe zaragiye zikora ikintu bita ibintu bitabaho, zikora ubwicanyi bw'indengakamere. Zakoze ubwicanyi bw'indengakamere. Iyi jenoside nk'uko twagiye tubyigishwa yarateguwe maze ishyirwa mu bikorwa, maze bakazajya barasa bavuga ngo twebwe turi abahutu. Ibaze, mukica abantu mutigeze murema, mukica abantu. Byari ibintu nyine biteye agahinda kandi bibabaje cyane. Rero ba bakobwa bakomeje kwerekeza, ariko mwibuke ko Keza we yari yaratsikiye, twarabibonye mu gice cya mbere, yari yarakandagiye ikintu cy'icyuma kiramukata. Rero hano harimo n'umuntu utwite, harimo n'umukobwa utwite cyangwa wenda umudamu utwite. Hano barakomeje berekeza y'ibihuru cyangwa yerekeza y'amashyamba, imisozi. Abantu buriye imisozi, abantu barahungaga. Urabizi ko ukaranga amagara namanika akaboko, rwose. Baraje hano bananiwe. Mwibuke ko uyu wari ubaye umunsi mwinshi cyangwa umunsi igihe kinini. Hano arebye abona hirya, arareba ati mwari muzi, ati murebe hariya, barangije babona inzu, ati mwabonye inzu, ati murebe hariya, ati ngiriye inzu. Ariko kwihisha mu nzu byabaga nyine, ati se turajya mu nzu, ati wamenya ari iki, ati ariko nyamara dukeneye kuruhuka, ati twagenze cyane, dukeneye kuruhuka, ati mu bitekerezo tugende basi nyine turuhuke. Barangije Keza arahaguruka, bose nyine barahaguruka. Bafashe umwanzuro y'uko bagomba nyine kujya kuruhuka, bakaruhuka kugira ngo baze kumera neza. Bahise bajya muri ya nzu, baragenda barasinzira, bagwa nko kugwa agacuho nyine, kuba
ubonye basi akanya aho waba uhengetse umutwe, aho waba uhengetse umutwe. Hano uw'inda yatangiye kumufata, navuga inda yatangiye nyine kumurya. Inda yatangiye kumurya, arahaguruka. Mwibuke yuko iyo umuntu ugiye kubyara, iyo inda imufashe, hari igihe nyine bimusaba yuko nyine iyo ubabara n'undi no mu buzima busanzwe urasakuza cyangwa uravuga cyane. Hano yatangiye gutaka, aravuga ati, undi hano amubaje ati, ni iki, ubaye iki? Ati, ubaye iki? Ati, ubaye iki? Ati, ndimo kuribwa. Ati, ndimo kuribwa. Ati, ndimo kubabara. Ati, icara hasi. Ati, tuza. Ati, ngwino kandi wicare. Ati, ngwino wicare. Ati, kandi nyine utuze. Hano yatangiye gusa nkaho asakuza, ariko ari kwa kundi nyine handi wasakuzaga ibintu byose ugashyira hasi. Hano yatangiye gusakuza, kandi mwibuke yuko bari mu bwihisho, barimo kwihisha. Handi wasakuzaga ariko ugasakuriza mu mutima, handi ibyo bita guhamba muri roho, nyine ugaceceka. Ati, batangiye ati, ihangane. Ati, ihangane. Hano bandi bose ati se abaye iki? Ati, arimo kuribwa. Ati, arimo kuribwa. Ati, arimo kuribwa. Ati, ceceka. Ati, ceceka. Hano nta kindi kintu wakubwira. Ati, ceceka, nyamuneka ceceka. Ati, ceceka. Ati, hano agashaka umupfuka umunwa. Ati, bikomeza gusakuza cyane, ariko mwibuke yuko arimo kuribwa, inda irimo kumurya. Ati, ihangane. Hano batangiye kugira ubwoba bitewe n'ukuntu hano mugenzi wabo yari arimo gusakuza. Hariya hari uwicaye yatuje, tangiye gusa arasakuza cyane. Ati, ariko se ntabwo ushobora guceceka? Ati, yewe arimo kubabara. Hano batangiye kugira ubwoba. Ati, arimo kubabara cyane. Hano bakomeje kumubuza kuba yasakuza, arangije arasakuza. Ati, tubabarire basi uceceke. Ati, gabanya. Ati, ceceka nyamuneka. Ati, ceceka. Ati, komeza wihangane. Hariya ariko undi aracecetse nyine aratuje, ariko uno yakomeje gusakuza, kandi gusakuza kwe arangije arasakuza. Ati, wamubwiye agaceceka. Ati, arimo kubabara rega, arimo kubabara. Arangije bavanayo igitenge, baramufubika cyangwa baramworosa. Arangije arakomeza, arangije namubwira ati, ariko wowe ntabwo ushobora guceceka. Ati, uri ikigoryi. Ati, wacecetse. Arangije amupfuka umunwa, kwa kundi upfuka umunwa ugira ngo umuntu adasakuza. Amupfuka umunwa, baramufata nyine kugira ngo arekere kugira. Arangije araceceka. Arangije araceceka. Ati, wari uzi n'ikindi? Ati, uramwishe. Ati, uramwishe. Ati, uramwishe nyagasani. Kwa kundi bamubuzaga hano, bamubuzaga nyine kuba yamubuza guceceka, yamubuza gusakuza. Byarangiye umukobwa ahapfiriye. Ibi bintu bibaye atabishaka, ibintu byari biteye agahinda. Handi nyine ibibazo byazaga nyine atari bisa nkaho ariwe biteye. Hano mwibuke ko ari inkuru ya Keza turimo kumva. Ati, uwo munsi ati, nta muntu n'umwe wigeze urokoka. Byari ati, iryo joro cyangwa uwo munsi, ati, byari bibi. Ati, byabaye bibi cyane, biba bibi cyane. Ati, byabaye bibi cyane pe. Ati, nta muntu wigeze urokoka. Ese byagenze bite? Kumbe muri ya nzu baraje babasangamo. Mwibuke yuko
nyine wa mukobwa ye yarasakuje cyane, arasakuza, interahamwe ziraza zibasangamo, baraje babasangamo, arangije areba gufata abantu ukabanga nta kintu bigeze bagutwara. Ati mwebwe, ati ngwino hano, ati wowe ngwino hano, ati ndavuze ngo ngwino hano, ndavuze ngo ngwino hano Nyagasani, ati ndavuze ngo ngwino hano, ati kandi banguka. Umukobwa aza n'ubwo bwinshi. Ibi bintu byose birimo kubera muri ino filime ni ibya nyabyo, byarabaye, birishingiye ku nkuru mpamo. Abantu bakoze amarorerwa, bakoze ibintu bitari byo. Arangije aramufata, aramubwira ati ndabanga. Ibaze kwanga abantu nta kintu bagutwaye. Ati ndabanga. Abantu bari bafite urwango rumwe rukomeye cyane, abantu bari bafitiye abandi urwango rumwe rukomeye cyane. Arangije aramujyana, ntabwo yigeze amwica. Arangije aramujyana, maze Nyagasani batangiye kumva induru ya wa mwana w'umukobwa bajyanye. Muri make baragiye bamufata ku ngufu. Abantu bagiye bafata abandi ku ngufu, baragiye bamufata ku ngufu. Hano urarira ukarira, ubuzi ko ari wowe ugiye gukurikiraho, uragenda ukarira. Hano noneho hari n'uwo byageraga aho ngaho kuvuga bikanga, ururimi nirusohoke mu kanwa, ururimi nirusohoke mu kanwa. Wa mukobwa yavuyeyo, nyine bari bamufashe ku ngufu. Byari agahinda, byari biteye agahinda n'umubabaro. Byari ibihe by'icuraburindi. Satani yari yamanutse mu bantu. Tujye dukomeza dushime aho u Rwanda rugeze. Iyo hataza kubaho leta y'ubumwe, hano umukobwa yari yikubise hasi ahita anapfa. Hano umukobwa yikubise hasi, menya yarahise anapfa, menya yarapfuye. Hano abandi bihebye, abandi byara nyine bihebye, abandi bihebye. Hano yaraje aririra kuri wa mukobwa, nawe uvuga ati ni njyewe ugiye gukurikiraho, ya nkozi y'ibibi nawe yaraje yarangije aramubwira ati nawe rero ngwino. Ati ngwino Keza. Ese Keza hano ho we yaharokotse ati? Hano Keza ko yavuze ko uyu munsi wari ugoye, yatubwiye ko uyu munsi wari ugoye, yaharokotse ati? Hano uyu nguyu yari yahamutse. Keza arangije arahaguruka. Arangije kumbi hano nta nubwo wa mugabo ari we wenyine, yaraje amwinjiza amukubita umugeri. Ibaze, barangije baraseka. Arangije aramubwira ati Keza, mwibuke yuko ubushize ahura na wa musore mu gice cya mbere
nawe yashatse kwirwanaho gutya, ariko si hano ho ari buharokoke. Ati gerageza, ati wese wajya, ati nawe gerageza, ati katurebe noneho icyo ubasha gukora. Arangije kimurambika hasi, ati cicika, kirangije gitangiye kumukuramo imyenda. N'ukuri kimukuramo imyenda nacyo kivanamo. Bagiye ku mwana w'umukobwa bamufata ku ngufu, yagiye ku mwana w'umukobwa amufata ku ngufu, hajyaho n'undi wa kabiri nawe ajyaho amufata ku ngufu. Ibi byose tubonamo muri ino filime byose byabayeho, amateka twarayize. Ndatekereza nubwo waba waravutse nyuma ya Jenoside, ariko amateka warayize, warasobanukiwe. Wa mukobwa we menya aho ngaho yarahatorotse, wa mukobwa menya aho ngaho yarahatorotse. Wa mukobwa yaraje hano, aza muri karitsiye nanone iri hano, asanga abantu babishe abagore, abana, abakobwa, ingeri zose hano. Abantu bishe abandi rwose, barabica. Gahunda yari imwe, yari iyo gutsemba ubwoko bw'Abatutsi ngo bugashira. Ariko utari Imana ntago umugambi w'Imana ntago ari uw'ejo wa mungane, si uw'ejo. Imana yaragiye ikunda u Rwanda, iduha abayobozi beza, iduha leta nziza, yatugize umwe, twese twibera Abanyarwanda. Ngaho ndebera iki gihugu cyacu ukuntu cyari kimeze. Abantu baragiye banga abandi ku rwego rumwe rubi. Ariko dukomeza twiyubaka, mwibuka ko turi mu cyumweru cyo kwibuka. Tuzafata n'iminsi 100. Icyumweru buriya icyunamo kirakomeza kugeza ku minsi 100. Jenoside yabaye iminsi 100. Ibaze iminsi 100 abenegihugu barimo kwica abandi benegihugu. Ibintu bibabaje cyane. Hano kumbi wa mwana w'umukobwa yahuye na wa musore. Mwibuke ko wa musore yari aje gushaka ubufasha, arangije amubonye, araza aramuhobera. Bararebana. Mwibuke yuko hano habaga hashize igihe kinini. Ati se abandi barihe? Umukobwa hano yabuze ikintu avuga. Hano iyo umuntu abuze ikintu avuga, wibwira icyo ashatse kuvuga. Ati abandi bose bapfuye. Ese na Keza ko duheruka barimo kumufata ku ngufu byagenze bite? Ati abandi bose bapfuye. Ati ni njye njyenyine usigaye. Ati ni njye njyenyine usigaye, nta wundi usigaye. Abandi bose bapfuye. Abantu bagiye babura ababo. Tujye twumva ubuhamya. Ibintu byari bibabaje cyane. Ibintu birenze ubwenge bwa muntu. Aho wumva umuntu w'umugabo akubwira ati ibintu njye nabonye. Ati byari birenze ubwenge bwanjye. Ibintu byari birenze ukwemera. Hano tugaruke, hano abantu bari bapfuye. Dore na Keza. Mwibuke yuko mu gice cya mbere twari twabonye batubwira ngo Keza
yavuye nyine mu mibiri cyangwa mu bantu bari bapfuye. Hano nibyo batwereka, barimo kutwereka uburyo Keza yaba yararokotse. Keza duheruka barimo kumufata ku ngufu, hano kumbi yari agifite akuka kazima. Nkomeza ariko mbabwira nyine ngo dukomeze kwibuka tuniyubaka, dufasha ubuyobozi bwacu gukomeza kugira igihugu cyiza kurusha uko cyahoze mbere. Dufite abayobozi beza ubu. Noneho navuga ko nyine aka kanya ubu ngubu igihugu cyacu ariko kirimo gutemba amata n'ubuki. Hano Keza yavuye mu abandi bose bari babishe, abo bafataga ku ngufu barangiza bakabica, abo twumvishe banagaga mu mazi, abo n'ibintu byinshi twumvishe, impfu nyinshi zari zigiye. Urupfu rwose ni urupfu, ariko hari impfu. Ibaze gufata umwana w'uruhinja ukamukubita ku gikuta, bagiye gufata umubyeyi wabyaye ukamubaga ukamukuramo umwana, warangiza nawe ngo ukamwica. Nyine byari ibikorwa bya kinyamaswa, ntabwo byari ibikorwa bizima, byari ibikorwa bya kinyamaswa. Rero umuntu wese uri hirya no hino utari mwiza ku gihugu cy'u Rwanda akaza apfobya jenoside, akayipfobya, uwo muntu n'Imana ntabwo igomba kumubabarira, kuko ibyabaye ni ibintu bigaragarira amaso. Ahubwo icyo tugomba gukora ni ukwigira ku mateka, tukigira ku mateka. Hano Keza yaje arimo kuvuga ati gukira kwanjye cyangwa kuva aho ngaho, kurokoka kwanjye kwaho ngaho, byari ibintu nyine byari bikomeye, byari ibintu bikomeye. Yaje yanegekaye ari atazi aho ajya, atazi nyine. Hano byabaga byakurenze, hano ubundi wabaga wapfuye. Harabatubwiraga yuko aho babaga bameze nyine nk'abapfuye n'ubundi. Hari ibintu ubona ukabona birenze ukwemera kwawe, birenze ibitekerezo byawe, birenze ibitekerezo bya kimuntu. Rero umuntu udatinya amaraso ya kimuntu, cyangwa udatinya amaraso, gukaraba amaraso y'umuntu, uwo muntu aba atakiri umuntu, ahubwo umuntu udatinya gukora amahano nk'aya ngaya, nyine uwo muntu aba atakiri umuntu. Iyo ubasha kuba wakora ikintu kibi, ntabwo uba ukiri umuntu. Kandi ikindi buriya barabivuga buriya umuntu agaragarira mu kugira ubwoba. Buriya umuntu utagira ubwoba, sinzi ikibazo bafite. Umuntu agaragara mu kugira ubwoba, mu kugira uwo muntu ibyo byose. Abantu bose hano twagarutse hano kuri bariyeri, hano hakuno, hano habaga bariyeri, bakaza bakareba ngo bakakwitegereza, bakakwemerera cyangwa bakakwangira. Mwibuke n'indangamuntu zabagaho, ariko indangamuntu zacu z'uyu munsi ni indangamuntu y'umunyarwanda. Hano wa mwana w'umusore nawe yaraje, arangije duheruka ari kumwe na wa mukobwa, niwe duheruka bari kumwe, ari kumwe na wa mukobwa, niwe tubaherukana. Arangije aza hano umusirikare cyangwa abase aramuhamagara, aramubwira ati ndashaka rero ko hari umukobwa nshaka yuko dutambuka. Ati mfite amafaranga
ati ndayaguha, ati mfite amafaranga ihangane ndayaguha. Arangije ngiye kumubwira ati nkeneye yuko atambuka, nkeneye yuko atambuka, nkeneye yuko atamuka. Ati undi umusirikare banza yaramwemerera, arongera aramubwira ati ngaho mubwire aze. Arangije aramubwira araza, umwana w'umukobwa. Ati banguka, ati banguka. Barangije baraza bacaye ku basirikare babacaho. Arambwira ati uyu nguyu mwitegereze. Umukuru wabo aramubwira ati mwitegereze uyu nguyu. Ati n'uyu nguyu kandi mumwitegereze. Bageze aho ngo barabatangira, nyagasani barabatangira. Ati uyu nguyu ni umututsi nyagasani. Ati ceceka aho ngaho. Ati n'uyu ni umututsi. Ibaze barangije barabafata. Sinzi nimba hano bari buharenge. Ibintu byari bibabaje, baragufataga bakagutandukanya n'inshuti, byari ibintu nyine bibabaje, byari ibintu bibabaje cyane, bibabaje cyane cyane ariko cyane. Maze barangije baradashe wa mwana w'umukobwa, barashe wa mwana w'umukobwa n'undi n'uyu muhungu nawe baramurasa. Ntabwo bigeze barenga aho ngaho, ntabwo bigeze barenga aho ngaho. Abantu bari babaye abagome byarangiye. Abo ngabo ntabwo bigeze barenga aho ngaho. Keza we yaraje, abantu bose bapfuye, ahantu hose hari imirambo, ahantu hose hari abantu bishe, abantu banagiye bica abandi, ahantu hose nyine. Iyo barimo kukubwira ubuhamya urabwumva ukavuga ati ese ibi bintu koko, ukumva nyine birenze ukwemera, ukageza naho uvuga ati ibi bintu koko byabayeho. Ariko murabizi ko dufite inzibutso, birahari, ibintu byabayeho, amateka ni ayacu, ariko tugomba gukomera kandi tukanayigiraho, ubundi tukubaka igihugu cyacu. Dufite abayobozi beza, dufite perezida wacu Paul Kagame, dufite nyine ubuyobozi bwiza. Perezida wacu yadushyiriyeho ndi umunyarwanda, dushyiriraho ibintu byinshi. Ubundi wa mugani iki gihugu byari kugenda bite iyo twongera kuyoborwa n'abantu babi. Ubu ngubu Imana si twagakwiye kuko tukomeza tukayishimira, kuko ibintu byari byabaye ni ibintu bitabaho. Hano umwana w'umukobwa yarebye ubwato imbere ye, ariko kubugeraho biranga, mwibuke ko haciyeho igihe kinini. Menya no kurya byari ingorabahizi. Menya nabyo byari ingorabahizi pe, kuko kurya icyo gihe byabaga bigoye cyane. Umwana w'umukobwa kugera ku bwato, sinzi nimba ari bujye no ku bwato, nimba ari bubwicaremo, nimba ari buri bugende gute, yabashije kwishyiramo akabaraga. Arangije hano nimwe kirimo kutubwira ati icyo gihe no kugera ku bwato byarakomeje biragorana. Ati no kuba nagera ku bwato byarakomeje biragorana. Yarakomeje arikuruza inda, araza akora ku bwato, ariko birakomeza biranga, ariko aragerageza, ararwana. Mwibuke yuko yari arimo gukiza nyine amagara ye. Ati se none wabigenje gute kugira ngo ukire cyangwa urokoke? Wabigenje gute kugira ngo urokoke? Ati wabigenje gute kugira ngo urokoke?
ati aterega nta gisubizo mfite ati kuko nanjye sinzi uburyo narokotsemo pe. Hari igihe nyine ibintu bikurenga nyine bikakurenga. Ati byari bikomeye, byarankomeranye, ntabwo ari ibintu, ati ibi bintu, ati ibi bihe byari birenze ukwemera. Ati kandi ntabwo na n'ubu niyumvisha nyine ko narokotse. Hari igihe nyine uvuga ati ese biriya bihe byari bimeze kuriya kuko nabashije kubirokoka cyangwa nabashije kubicamo. Mwibuke yuko bagenzi be bose bari bari kumwe, bose barapfuye, abavandimwe be bose barapfa, ababyeyi be bose barapfa. Nyine hano biragira aho ngaho bikakurenga ati ukumva nyine birarenze. Hano weremo kubibwira amenya yaravuze ati ati ibi bintu kuko nyine ihatari byari bibabaje. Tugaruke hano muri Kasensero district nyine ya muri Uganda. Mwibuke yuko ariho batubwiye yuko nyine abantu nyine hari abahungiye. Hano hari uwaje hano yoga mu mazi, arimo kwiyogera biraho ngaho bisanzwe, yoga bisanzwe. Arebye abona imbere ye hari abantu bari baryamye mu mazi. Arangije arahamagara ati Kato, ati ki? Ati banguka mwana, ati banguka. Hano hari haryamyemo abantu barenze umwe hano mu mazi. Menya wa mukobwa wacu nimba yapfuye. Ati se habaye iki hano? Ati hano habaye iki? Undi arebye hano abantu baryamye mu mazi. Ati hano hari undi. Ati hano hari undi. Kumbe wa mwana wacu w'umukobwa yaraje ajya mu bwato buraza buramutembana buza hano ku nkombe. Urebe ukuntu Imana yagiye yitabarira abantu. Ati mufashe, reka nanjye njye gufasha bariya. Mufashe nanjye njye gufasha bariya. Arangije araza nyine amukura mu bwato. Yamukuye mu bwato n'abandi bari bapfuye. Bo bari bapfuye. Menya nawe sinzi. Barakwereka haciye iminsi, barakwereka wa mwana w'umukobwa Keza hari yaciyeho agahe cyangwa yaciyeho igihe runaka. Arangije abyutse arabyuka areba ahantu abona ntabwo ahazi. Ati uzi ko abyutse areba abantu abona ntabwo abazi. Mwibuka hano ni muri Uganda. Ati tuza, ati humura, ati tuza biraza kugenda neza. Ati ntabwo uramera neza, tuza. Ati tuza. Ati buri kintu cyose kiraza kugenda neza. Ati humura, ibintu byose biraza kugenda neza. Ati ahangaha ndi ni hehe? Ati ubutonde turashaka kubanza kugushakira ibyo kurya. Ati mama wacu arimo kubitunganya, arimo gushaka nyine. Mwibuke yuko
ati reka n'umpamagare mama abashe kuba yaza akwiteho ari kubona uwitwa Keza nyine ihamuka, abantu baragiye barahamuka bitewe n'ibintu bari babonye bano. Mwibuke yuko hari haciye n'igihe bamufashe ku ngufu. Hano ikintu bita waragendaga nyine ukamera nabi, barakwereka haciye iminsi Keza yaragiye asa nkaho atangira koroherwamo wa musore yakomeje kumwitaho, arangije asa nkaho nyine atangiye kumera neza, atangiye koroherwa. Mwibuke ko iyi ni inkuru Keza arimo kutubwira uburyo yabashije kurokoka. Hano yatangiye kumubwira, ariko akamubwira ati amwereka ibintu byinshi, ariko hano Keza yatangiye kwishimira uno musore, ati uno musore yarambwiraga ibintu byose nubwo nabyumvaga. Mwibuke yuko uno musore yavugaga ikigande, ati nubwo nabyumvaga ariko nabonaga ari umwana mwiza nabonaga nyine anyitayeho. Mwibuke yuko yari amaze igihe kinini abona abantu babi, ati nabonye ari umusore mwiza. Icyo gihe Keza mwibuke ko bari baramufashe ku ngufu, yageze aho ngaho aranatwita, acaho igihe kinini aratwita, akomeza kwibera muri rwa rugo, akomeza kwibera muri rwa rugo. Arangije yatangiye nyine, batangiye bisa nkaho byatangiye nyine, basa nkaho nyine bitanyeho, ubona nyine haraje nyine n'urukundo, ubona nyine ibihe byaragiye, atangira nko kumwibagiza nyine yabashije kuba yamwibagiza ibintu bibi cyangwa nyine gusa nkaho amucisha. Ati hano yakomeje kubwira wa mukobwa inkuru, aramubwira ati yari mwiza, yari umwana mwiza, ati yari nk'umuryango wanjye, ati yanyitayeho pe, ati yanyitayeho, yambereye umwana mwiza. Ubwo arimo kuvuga uriya mugabo cyangwa uriya musore wamwitayeho, ati yanyitayeho, ati yambereye byose, ati ni famiye yanjye, ni papa ni mama. Nibuka ko Keza ababyeyi be bose bari barapfuye, bari barabishe muri jenoside yakorewe abatutsi 1994. rero yari yarabonye basi ubasha kuba yamubera abo bantu yabuze. Yarakomeje hano agahinda karakomeje karamwica, arababara, ararira, ariko nyine byari ibihe bigoye, byari ibihe bikomeye. Ari nabwo dukomeza kwibuka, dukomeze twiyubaka kandi twiyubakira u Rwanda rwiza ruzira ibintu bibi. Twagarutse rero ku rwibutso rwa Kasensero. Uru rwibutso rurahari, hano twagarutse rero ku rwibutso witwa Keza yaje hano ku rwibutso nyine aza kunamira umuryango we ndetse n'abandi bose bazize uko bavutse. Keza hano yaratangiye ararira, ati iyo ngeze hano mba numva hameze nko mu rugo, kuko famiye yanjye yose iri hano. Ati rero ngeze hano
mba numva hano rwose hameze nko mu rugo pe, mba numva hameze nko mu rugo, mba numva hameze nko mu rugo. Ati iyo ngeze hano mba numva hameze nko mu rugo. Ni handi nyine wabonaga nyine abantu bose bawe barabishe, n'ubundi kuza ku rwibutso nyine niho bari. Ati famiye yanjye nimba yose iri hano, nanjye hano ni nko mu rugo. Ati hano mbafata nko mu rugo. Arangije ararira, agahinda karagiye kajya mu bantu, abantu bateye abandi agahinda, abantu bambuye abandi abantu babo. Ibintu byari bibi, byari ibintu bibi. Nibajya batubwira ko byari bibi, tujye tubyumva gutyo tubyemere, kuko igihamya kirahari. Ibintu byari birenze ukwemera, byari birenze ukwemera, byari bibi. Hano Keza yarakomeje ararira. Hano haza umusore aramuhoza amubwira ati hangana, ibintu byose bizagenda neza, cyangwa uraza kumera neza, uraza kumera neza. Kandi ibi leta y'ubumwe yarakomeje irakora cyane, iratwigisha, irigisha. U Rwanda ruragenda rukomeza, noneho ruba igihugu cyiza. Ari byo dukomeza gushimira leta y'ubumwe, perezida wacu Paul Kagame, dukomeza kubashimira kuko bakoze akazi katoroshye. Rero dukomeze twibuke, twiyubaka, niyo ntero kugira ngo twiyubakire igihugu cyacu. Rero bakomeza batubwira ngo mu 1994 nibwo hahise habaho urwango rukomeye hagati y'Abahutu n'Abatutsi, bityo birema itsembabwoko rikomeye cyane. Maze nyuma y'uko indege ya perezida ihanuka, nibwo jenoside yahise itangira ishyirwa mu bikorwa, maze mu minsi 100 abarenga miliyoni barapfa, harimo abagore, abana ndetse n'abagabo. Bakomeza no kutubwira ngo mu gihe bageragezaga kwambuka Uganda, Mutesi na Shema biciwe ku kiraro. Imirambo yose y'abiciwe ku kiraro ntabwo yigeze iboneka, ndetse n'abicanyi babo cyangwa babishe ntibigeze baboneka. Bakomeza kutubwira ngo nyuma yo gufatwa ku ngufu no kwicwa, imirambo ya Mutoni, Linda n'abandi yajugunywe muri Gitarama, maze bamaze kugenda uwitwa Keza avamo muri iyo mibiri ari muzima. Keza yavuye mu mibiri ari muzima. Barakomeza baratubwira ngo inzirakarengane zirenga 2875 bapfuye muri jenoside yakorewe Abatutsi, bashyinguwe muri Uganda ku rwibutso rwa Kasensero, nyuma y'uko basanze imirambo yabo ireremba hejuru y'uruzi rw'Akagera. Sinari mbizi ibyo ngibi, ni amakuru nari mbifiteho yuko hari n'imibiri y'abazize jenoside baba bashyinguye muri Uganda. Ibyo ni amakuru nari mbifiteho. Gusa dukomeze twibuke, twiyubaka, kuko ibyabaye ntabwo twakifuza ko byongera kuba. Dukomeze twibuke, twiyubaka, duharanira kuba umuntu umwe, dushyira ibyo leta idushishikariza, ariyo urukundo. Ndi umunyarwanda imbere, ndi umunyarwanda. Iby'amoko nta hantu byigeze bitugeza. Nk'uko turi mu cyumweru cyo kwibuka, iminsi 100 yo kwibuka, dukomeze dushyigikirane, urubyiruko dukomeze duteze imbere igihugu cyacu, dushyire urukundo imbere, turwanya amacakubiri ndetse n'ingengabitekerezo za jenoside. Reka dutegereze ikindi gice cya kabiri cy'iyi filime, turebe uko bizaba bimeze. Ciao ciao, dukomeze twibuke, twiyubaka.